abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, twongeye kubasuhuza mwese muraho neza. Twongeye twagarutse kandi muri uyu mugoroba tuje kubaha ikiganiro, tuje kuganira ni Sandrine wanyu n'ubundi nagarutse kuri Ladies TV Show 1. Ndi kumwe n'ubundi na mugenzi wanjye, reka yongera nawe basuhuzeho hanyuma tubabwire ibyo tubahishiye. Barakoze cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe. Baravuga ngo nawe kandi muhorane. Amen. Turabashubuje rero niyo ndamukanyo yacu. Iteka ryose tuba tubifuriza amahoro, kuko amahoro ari ibintu bigenda neza. Turagarutse rero nanone nk'uko mumaze kubimenyera, ni Ladies TV Show 1, channel yacu, channel yanyu. Tugarutse kuganira namwe. Twarabikunze, twanejejwe n'urukundo rwanyu, n'ukuri ntabwo tuzahwema kubashimira. Kuba turi hano ntitugende ngo duhere n'urukundo rwanyu mwatugaragarije. N'ukuri muraba agaciro, Imana y'amahoro ikomeze kuba duhera umugisha. Twongeye rero kubaha ikaze nanone, mukomeze kwiyumvamo ikaze, nimwe dukorera, turi hano ku bwanyu, abari hafi na kure. Twongeye kubaha ikaze tubiyegereza. Murakoze cyane kandi turabakunda cyane. Abantu badukurikirana, hari abamama rwose bateye agatebe hariya bari kutureba, bari kudukurikirana nyine umunsi kundi, kandi murabitwereka bikadushimisha. Nukuri turishimye pe ubwanyu, turaha niyo mpamvu tugaruka, kuko mutadukunda ntabwo twaza, ariko kubera ko mutwereka urukundo, ariko banza usaba imbabazi kubera ko wankoreye prank. Usaba abakunzi banjye inshuti zanjye, banza ubabwire ibyo wankoreye ko byatumye ndira. Ndi umubyeyi, ubu gift nabona narize. Muraza gusubira mu biganiro byacu murebe. Ni ukuri na mbere yo kubikora nabanje gusaba abakunzi bacu imbabazi. Nsaba abakunzi ba Sandrine imbabazi. Natekereje nyine ndavuga ni iki nakora ngo Sandrine nyine hari uko mutubona ubu ngubu tuzi imbere yanyu mu kiganiro, tugiye gukora ikiganiro nyine uko nyine turi niko twabikoze. Ndatekereza ndavuga ngo hari uko mutubona, reka mbereke Sandrine wa wundi uhora useka ni amezate wamurakaje, ariko nabikunze. Sandrine aca bugufi yansabye imbabazi, nanjye numva gukomeza kumubabaza nanjye ngiye kurira. Nukuri ntabwo urari umwambaro wanjye kuvuga nabi si ibyanjye. Nukuri turabashimiye cyane, kandi niko biba bimeze, nako kagomba gucamo. Rero ikiganiro twabazaniye kuri uyu mugoroba, turashaka kurebera hamwe ibyiza byo gushaka umuntu ari mukuru ho gato, sibyo urengeje imyaka leta yacu isaba, cyangwa se ibyiza byo gushaka mbere yaho, cyangwa ugeze kuri ya myaka munsi yaho, kuko hari abashaka basezeranye, hari n'abishingira babaho. Ibyiza byayo rero nicyo rero tuje kugira gute kugira ngo tubabwire, ariko mudufashe tubisharingane. Tugiye gufashanya kurebera hamwe ese byiza nuko umuntu yashaka yujuje ya myaka leta yacu yemera, cyangwa nuko umuntu yashaka akiri munsi yayo. Wowe ku rwawe ruhande uba wumva nk'umwana wawe n'urugero yashaka ari munsi ya myaka 21 cyangwa yashaka ari hejuru yayo? Numva yashaka ari hejuru yayo. Kubera iki? Kubera yuko umwana uri munsi y'imyaka leta yacu yemera. None se reka nkubaze ikibazo, umunsi leta izavuga ngo umwana ashaka afite imyaka 15, uzemera umwana wawe ashaka? Babona nyine ega nyine hari ibyo twirebera ubwacu nk'abantu. Ni urugero nari ntanze, ni urugero wari utanze. Uzi ko ushobora no kugira ya myaka 20 n'ingahe n'umwe n'ibiri n'itatu gutyo, ariko mu by'ukuri utagize ubona uwo muntu arutwa na wa mwana wa Kenza w'imyaka 15. Ngewe rero ko mbyumva, umuntu yarashatse arengeje akuzeho, sibyo ni ukuri uri macuho, ubuzi iki kujyana, sibyo ntabwo ubupapira wenda bigenza ntenda akora ikindagira gute. Nge niko mbyumva ku giti cyanjye. Ngewe ku giti cyanjye gushaka umuntu ari macuwa nibyo na prefera, kubera yuko icyambere ubuzi kikuvanye iwanyu, wafashe decision nya decision. Wese arajya gushaka yumva ikimujyanye. Ndabyumva nasugira ngo aravuga ngo mfashe utwanye ndatuzinze ngiye kuba hari umwana ushobora kugendera mu Kigali ngo abandi barashatse ngo twabituranye bakamushuka akaba yashaka ari mutoya, nibo babandi kenshi ngo ziranabananira. Ibyo ngibyo byo
byaba keretse wenda nk'igihe nshobora kuvuga agiye ngo umwana wanjye kubera ko uwa Sandrine yashingiwe uwa runaka yashingiwe Cynthia bakuranye yashingiwe nkahita mvuga ngo nanjye uwanjye reka agende, icyo gihe naba mpohoteye umwana wanjye. Ariko numva ari we wifatiye umwanzuro akazana n'uwo bakundanye, yego ndakumva, bakatugezaho igitekerezo. ese uwo bakundanye nawe abangana nawe cyangwa biterwa ntabwo ari itegeko ngo uwa 15 ashakane n'uwa 15, uwa 30 ashakane n'uwa 30. Ibyo ni urukundo bijyaho rushaka. Yewe iby'imyaka ntabwo byitayeho by'umugabo. Yego, ahubwo ndibaza yewe kurere gemba byumva, hari ukuntu nyine usanga umwana yarateguwe mu muryango, ugasanga umwana akuriye mu muryango wenda dispose n'imfura, arize bari umunabi, umwana akajya kugera mu myaka 16, 17, 8, nyine azi ubuzima bwose bubera mu rugo. Icyo atazi ari ukuvuga wenda ngo mbanye n'umugabo, ariko kuvuga ngo yakwita kuri bari umunabe, wamusiga mu rugo ugasanga yakoze amasuku, wagira gute. Ibyo ngibyo iyo ari wa mwana wateguwe mu muryango neza, njye numva sinzi ku rwanjye ruhande numva nta kintu biba bitwaye. N'abandi baze kutubwira ko babyumva, ariko jye ku giti cyanjye gushakwa uri mukuru, niyo ugize ikibazo cyo kuba wahura n'imbogamizi mu rugo, uravuga ati ninjye wabyihitiye, nta muntu wapushinze n'undi. Ega nawe undi w'imyaka 18, 19 ntawe mupushinze, ariko abakiri umwana mayindi ibikiri ntoya. Oya, ikindi jewe ubona urugo rutagoye, urugo se urugo ruragoye, ariko byose biterwa n'uko wabipanze. Arashaka ejo aba yabyaye. Ahubwo dore ikibazo cyane, none se wemera ko hari wa mukobwa ufite imyaka 25 ugasanga akakubwira ngo ntazi guteka, icyo azi guteka n'amazi gusa, ariko ugasanga undi wa 18. Ahubwo jyewe ikintu mbona, ntabwo twakwibaza cyane ku myaka ngo tuvuge ngo gushaka ngo ufite wenda 25, 26 gutyo 21 ngo nibwo umuntu aba agize igihe cyo kubaka urugo. Jyewe ku rwanjye ruhande numva ababyeyi bakaduteguye kare kantu, kuko ushobora n'ubundi kuvuga ngo ushatse umukobwa ugejeje muri ya myaka leta yacu batazi no guteka umureti, nta kintu wereka umureti. Ibyo biro niwo woroshye mu bintu byose biba ibishyimbo. Oya, umureti niko kantu gacirika gatoya cyane. Ariko hari wa wundi wahariya utazi wenda by'umureti, reka tureke umureti utazi gutogosa igi, ngamenye ngigi urarifata ukarikorera isuku ukarishyira mu mazi akabira igira ikaba yahiye. Ariko ugasanga hari wa mwana wakuriye mu muryango yitaweho, arerwa nyine ategurwamo umuntu w'ejo hazaza, ugasanga wa mwana ibitekerezo bye twe tubara imyaka, hari abavuze akantu ngo imyaka ni imibare, niko bimeze. Jyewe rero numva tutagashingiye ngo umuntu ngo yujuje imyaka ngo niwe uzubaka urugo, ngo uriya ngo ntiyujuje imyaka ngo ntazubaka urugo. Oya, jye numva kubaka urugo ahubwo dutegure umukobwa hakiri kare, umubyeyi, umunyarwandakazi w'ejo. Ako kantu ni sawa. Babyeyi mureke dutegura abana bacu gute hakiri kare. Ese icyo twarebaho ni imyaka cyangwa icyo twarebaho ni ugutegura umuntu w'ejo? Icyo tugusabwa twebwe nk'ababyeyi, twe kureba ku myaka, ahubwo dutegure abana bacu, harimo kubigisha gukora hakiri kare. Yego, kuko tugiye kureba kuri icyo cy'imyaka, wazasanga n'ubundi umuntu ashobora kugera imyaka na 30 atazi gufura, atazi kugira icyo akora. Yego, ndumva rero tutareba ku myaka cyane. Yego, sibyo bakonze bacu, twe kureba ku myaka ngo umwana ashatse afite iyi, bashatse afite. Kandi ikindi, ababyeyi twirinda amakosa yo gushyiraho abana bacu igihe yo gushaka. Akenshi ni nabyo bitera ibibazo byinshi. Umwana wenda w'umukobwa ageje imyaka 35 na 40 birashoboka, wimufosinga gushaka, sibyo? Ni byiza ko amahitamo y'umuntu ni wo muryango we. Rero iyo umupushinze ati kuki ugejeje imyaka 35, kuki ugejeje 40, bituma yiyahura.
uzi n'ingaruka zabyo. Ubu kudufata urugero, wowe ushobora kuba uvuka mu bakobwa wenda n'urugero 3-4, iwanyu bagushyiraho presha ngo ushakashaka, bikazatuma wa murumuna wawe afata umwanzuro wo gushaka ahubutse kugira ngo atazageza muri ya myaka ababyeyi bamutoterezaga. Gusa muri ibi byose tuvuze babyeyi, byose birashoboka. Umwana ashaka gushaka kare, undi agashaka atinze, ariko mu by'ukuri mureke turere umunyarwandakazi, tumutegure, tegura umwana wawe, umukobwa wawe, mutegure none, mutegurire urugo rw'ejo. Ese inshuti zacu mwe murabyumva gute? Duha agaciro imyaka cyangwa duha agaciro gutegura umunyarwandakazi w'ejo ndetse n'umunyarwanda, kuko n'umugabo nyine umwana burya agenda nka se. Yego. Dutegura abana bacu, twe kureba cyane njye ku rwanjye ruhande. Ushobora kuba warashatse uri muto, njye ngashaka nkuze, byose birashoboka. Ariko byose ikidufashije ubu ngubu ni uko uburere baduhaye iwacu. Natwe rero tugerageze tugire uko turera abana bacu. Mwebwe murabyumva gute? Ibitekerezo byanyu birakenewe n'inyunganizi. Andika muri komanteri. Wowe urumva icyo twaha agaciro ari iki? Ni ukureba ku myaka cyangwa kuko twategura umunyarwandakazi w'ejo hazaza. Murakoze cyane. Hanyuma ibyo muri butubwire tuzabigarukaho ubutaha. Ntiwibagirwe gukora like, share na comment. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Murakoze cyane, turabashimiye.